ahangaha. Kagame. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Madame First Lady, turabasuje mu izina ry'imbaga yose iteraniye hano n'abadukurikiye hirya no hino. Duteraniye hano turabaturage baturutse mu turere twose tw'umujyi wa Kigali, hari abahagarariye abandi baturutse mu ntara zose z'u Rwanda, turi kumwe n'abanyarwanda batuye mu mahanga bumvise gahunda nabo baravuga bati nitwacikwa, turi kumwe n'inshuti z'u Rwanda ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Turashimira cyane umwanya mwafashe mukaza kuganira natwe. Twaherukaga guhura dutya muri Nyakanga umwaka ushize ubwo twarangizaga igikorwa cyo kwamamaza uwo twifuzaga ko atuyobora ari we mwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi abanyarwanda twahisemo neza. Buri munsi mutugaragariza yuko twahisemo neza, kuko turabizi neza yuko iyo atabamwe aka kanya ntitwari kuba turiho. Iyo atabamwe aha duhagaze, aha twicaye, sinzi aho twari kuba turi. Ibyo turi kuvuga si amakabya nkuru, twarabyiboneye umugambi abatifuriza u Rwanda ibyiza bafite. Nari ngiye kuvuga ngo bari bafite ariko uracyahari nk'uko twabibonye. Turabashimira rero yuko mwaturinze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika tukaba duhuriye hano. Nge nitwa Sandrine Isheja Butera, nk'uko twabivuganye ubushize ubwo duheruka guhura i Gahanga. Ndi intare y'ingore idasiganira kwiyubakira igihugu. Twese uko turi hano rero twishimiye kubabona, twari tubakumbuye, turifuza kubumva, turifuza kumva ijambo mwaduteguriye cyane cyane muri ibi bihe. With your permission, sir, the floor is yours. Mwanya ni wanyu. Mwaramutse neza. Nanjye nuko. Muraho cyane mwese. Ndishimye cyane kubona uyu mwanya ngunze turamukanye, tuganire, dusabane nyuma y'igihe kirekire. Hanyuma mboneraho n'umwanya wo kuza ngo tuganire